nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku bintu mwari mwansabye ubushize. Mwari mwansabye uburyo bakoresha WhatsApp baprodinga amafoto cyangwa video kuri status, kuko kuri zino WhatsApp hari abantu batabizi, cyangwa se kuba wafata WhatsApp yawe ukayihindurira nimero, ngo hari abantu babatesha umwarigengo, ngo umuntu agutesha umutwe ukavuga ngo urafata WhatsApp uyihindure nimero ariko ukaba utazi uburyo wabikoramo. Uyu munsi nicyo kintu ngiye kugufasha, ariko wibuke gukora subscribe kuri Egide Tech kugira ngo bigufashe. Wanjye muri YouTube wandike Egide Tech ijana cyangwa se Mr Bucece Tech, Mr Bucece ijana, hanyuma tuze kubana. Ni ukuvuga ngo urajya ushobora kuba utari kuitubonaho Egide Tech, ahubwo kugira ngo bikorohere genda wandikemo Mr Bucece ijana. Ibyo byo biraza guhita bikorohera. Tugero kurebera hamwe uburyo umuntu yahindura status, uburyo ashobora uploadinga status ya video cyangwa se ifoto, cyangwa se uburyo wahindura WhatsApp yawe ukayihindura nimero. Hari igihe umuntu ashobora kuba yarafite nimero yawe ukahita uhindura nimero kuri iyo WhatsApp ugakoreshaho nimero nshya ariko udasibye WhatsApp yawe. Bikorwa bite cyangwa se bigenda bite? Reka twifashishe WhatsApp mfitemo hano. Iyi ni WhatsApp business, ubwo niyo tugiye gukoresha kugira ngo turebe uburyo bikorwa. Bwa mbere na mbere winjira muri WhatsApp. Ubwo bivuze ngo WhatsApp n'ubundi wari usanzwe nyine n'ubundi uyikoresha nk'uko mubibona. WhatsApp yanjye yari isanzwe ikora. Noneho tugiye guhindura ubwo buryo kugira ngo mbere ya byose reka duhere uburyo bashyiraho status. Uza hano handitse ijambo update, ndakeka hano murabibona. Hano handitse ijambo update. Noneho kuri update niho hantu hari buze kudufasha gushyiraho status. Kubera ko nta mega mfite nge, iyi status yanjye ntabwo yagiye, nta na simukadi zirimo. Muri make murabibona. Kugira ngo rero binyorohere, ndaza kuza mbanze nkureho iyi status, cyangwa se wenda nshaka kongeraho status nabyo birashoboka, aho nshobora kwifashisha telefone. Hano ni mu buryo bw'amagambo, ni ugushyiraho status mu buryo bw'amagambo. Ubwo ninandika irajyaho mu buryo bw'amagambo nta mafoto agiyeho. Ndakeka hano hejuru murabibona, ariko kuko nta ntuze mfiteho reka tubisibe, ntabwo biri bugende. Ubwo urabona ko kubera ko nta megabyte mfite ntabwo byakunda. None tugiye gushyiraho mu buryo bw'ifoto. Turaza dukande hano kuri kano kantu ka kamera. Hari igihe we biba bidafunguye ukanda kuri arrow, hanyuma ugahita uza ukemeza hano kuri Galaxy cya Send, hanyuma ukaza kuri gallery yawe. Ubwo biterwa na telefone ufite uko imeze. Ukaza ubwo uhitamo mu mafoto ufite iyo ushaka gushyiraho. Iyo umaze kuyibona uyikirikaho, uyikandaho. Iyo umaze kuyikandaho, ubu ni mu buryo bwa iyi ni video. Noneho iyo umaze kuyikandaho uhita ukanda hano send. Ubwo murabona ko video yanjye nayo iragiye, ariko kuko nta megabyte mfiteho ntabwo ishobora kuba yagenda. Ni ukuvuga ngo nayo reka nayo tuyisibe kuko ntabwo byakunda. Noneho ubwo bidakunda no zose ntabwo zagenda, reka tuzisibe. Ubwo ni nako nyine na gutyo basiba nanone ama status. Hari igihe udashaka kohereza status ukaba wazisiba. Noneho rero tugiye kureba uburyo bahindura nimero kuri WhatsApp. Nimero ukuntu ushobora kuyihindura kugira ngo bikorohere, uraza ugakanda no kuri tuno tudomo dutatu. Wamara gukanda ukajya muri setting.